nziza, abarinzi igihugu, indwara, imiti, sinzi ko mubizi. Iyo ukora siporo buriya ni investment y'igihugu. Wasanga hari umutima, hari ibihaha, uteje, ariko iyo uri physical fit buryo umeze neza n'igihugu kigira abantu bazima. Nuko nka 90% batsinze. Nasigaye mu masura menshi hasi ariko hari n'abo tuziranye. Tubanje kubashimira ko mwabasha kwitabira kino kizamini. Nabashimira ko mwanakoze neza, batweza amaze kugira ko mwatsinze bose ni iby'agaciro. Ikindi musona kivuzeho, sensei musona kivuzeho ikintu kitwa gukora regulation y'abakaratika, niwo mukoro mfite ntazi niba nzawugeraho, ariko abanzi bihanze ikintu niyemeje mpaka nkigeraho. Nimushaka muzanyange, nimushaka muzankunde, ariko akavuyo kari muri karate yacu kagomba guhagarara. Ikintu kitwa database, iyi sentira nakwitse tukabonye, nimushaka muyibike neza, hari igihe tuzazishyira muri system. Wa wundi ugenda ugapasingira Gisenyi, agapasingira Kibuye mu mwobo, uzaguma mu mwobo nyine niba utari muri database zacu. Ufite ikindi gihugu uzajya gukoreramo, sibyo? Biracyagoye, ni ibintu bihenze, ni umushinga munini. Sentire ntawe yanze kuyibona, ariko murabizi ko hari n'abaziyambika. Mubizi se? Hari syndrome y'abantu barwaye sentire, akumva ko sentire ari cyo kintu agomba kubona. Ariko mu nshingano mfite mu minsi mwashyizeho ngo mbayobore, byibuze nzaveho hari ikintu kitwa database. Iyo order imaze kuza muri karate, sibyo? Niba upasishije sentire jaune bagushyire muri database, sentire orange bagushyire muri database. Hari umuntu uvumbuka akaza akaba atazi no guhagarara imbere y'adversaire, sibyo? Njya mbabwira ngo njya mbashaka mujye muntumira ahantu mukine, sinaje ntabwo twakinaga abari kuri rafiki genza twakinaga n'ibandi. Nawe warubatse sinakubonye. So ibyabaye byiza cyane, ushobora kubona perezida ahagaze imbere y'abarwayi turamuntu yambaye amakoti. Iki kintu kitwa ubumwe, ariko ubumwe bufite na orientation. Hari umuntu ujya mwira ngo ndashaka pasiporo mugiye muri Amerika, ndakuzi se ngo ngiye gukinira aha n'aha. Hari ababimbwiye ejo bundi icyo kintu ushaka kubabwira, ese rero kibaza kwitsaho. Tumaze igihe tubiganira, gusa n'umushinga uhenze, bisaba amafaranga. Gukora izo database bangaje abantu bakora igihe gihagije bashakira izo data kugeza tuzikize mu kintu kitwa electronic system, sibyo? Ari uko igihugu gikura natwe tuzakura. Hari ibindi mbamo, izindi domaine mbamo, ni ukuvuga ngo turava muri analog tujya muri digital ntabwo bizahera. Hanyuma ikindi nabasabye nanone, ariko hari club imwe yabinkoreye amamaca mikuru n'ubushize ndano urabisabye. Kuki club imwe idasubiye na club z'abana? Si ngombwa ngo mube muri abashampion. Umwana wanjye ejo bundi yakinye competition, ariko ibintu byashimishije kuko ashobora kwiga karate ariko atazi ko hari aho bahangana. Guhangana ni ibyo umuntu wari, sibyo? Ubwiye ufite club y'abana ukavuga nka Jean Marie n'ubushize nabivuze, abana n'umunsi barajya gukinira aha na ababyeyi nibo batwara abana, sibyo? Babatware mwe ntabwo ari mu bikoza.
batwara abana bazi no kongera kubafata, ariko iki kintu cya binongera n'ubumwe simbizi nyine mvuga byinshi, ariko nuko njye numva ariyo style nabakangurira, kuko bitangira ari amiko bikazahinduka shampiyona bikazakura. Ikindi cya gatatu nababwira, hari umushinga dufite ngira ngo nimugora turaza, nta kintu ujya nkora na konsilisa abantu turarota kuzagira karate arena, karate turatekereza kuzagira ahantu hacu ha karate. Ejo bundi nakoranye siporo na minisita, sinzi ko mwabibonye, baba nanabakangura kujya kuri za Twitter za Facebook, murayikinge muze federation n'isi ya digital, murayikinge muze firwa ujye mumenya amakuru. Ubu uno munsi dufite cocktail muzi bene tuze kuganira uburyo dushobora kuinvestisa, ubwo sinze gukura wowe sinze gukura waraga ibitekerezo yawe. Donc iyi projet iri profitable, abantu bashobora gushyira n'imigabane yabo, tukajya muri leta bakaza umutaka bari kumwe na meya w'umujyi wa Kigali, tukabona umutaka twubakamo arena yawe iri papasi ariko umuntu akagira ukwikura natwe dukura n'imigabane yacu. So ntabwo ari gusabiriza, ahubwo ni ukwesita kwinvestisa muri karate. N'undi wumva wese wayabona, mushobora kuza tugaserebura ibikangarani mwabona. Icyo dukeneye ni igitekerezo. Burya igitekerezo gihenze kurenza ibintu bifatika, sinzi ko mubizi. So igitekerezo gibasharinge umurage cy'ishema cy'abantu. So icyo cya gatatu kugira ngo kindi no kubashimira bisanzwe mwakoze, kandi mukomeze mwiyatrede mukarapika mwiza abarinzi igihugu, indwara, imiti, sinzi ko mubizi. Iyo ukora siporo buriya ni investment y'igihugu, wasanga hano umutima hari ibihaha wateje, ariko iyo uri physical fit burya umeze neza n'igihugu kigira abantu bazima. Bose sase kugira ngo niki uyu ni metero wanjye, niyo mpamvu mwubaha cyane. Yari yambaye bleu nambaye vert muri 1996, abona maro asiga kuri vert. Njye nabonye maro amaze kubona hasi yaradusigaga cyane muri 2000 metero wanjye, niyo mpamvu muri secondaire yari metero, n'ubu tumwita metero twese. Ntabwo n'abantu dufite amateka bagomba kwicarana